Murakoze cyane nk'uko bamaze gusenga kandi tugiye gutangira. Ndashima Imana ko iduhaye amahirwe yo kugira ngo twigane ijambo ry'Imana, kandi nzi ko Imana iri bubane natwe. Rero tugiye kwiga iyi topic ivuga ngo ubuzima bwa buri munsi bwo guhura na Yesu mu ijambo ry'Imana. Ese ko tuvuze ngo ubuzima bwa buri munsi bwo guhura na Yesu mu ijambo ry'Imana, kuki tubyise ubuzima? Kuki bifite inyito y'ubuzima? Ni uko bisaba kuba byaba ubuzima, cyangwa bisaba kuba uri mu buzima kugira ngo ubashe guhura n'Imana. Ubwo impamvu bisaba kuba uri mu buzima ni uko hari ubundi buzima. So bivuga ngo ubuzima bwa buri munsi bwo guhura n'Imana mu ijambo ry'Imana ni ubuzima umuntu afite bwa buri munsi. Ese ubwo buzima buva hehe mbere yo kugira ngo uhure n'Imana mu ijambo ry'Imana? So rero ubuzima bwa buri munsi bwo guhura n'Imana mu ijambo ryayo tuzabireba cyane ndetse n'ubutaha, ariko uyu munsi turibanda cyane kubera iki Bibiliya. Ese Bibiliya ivuga iki? Ese ubundi kubera iki ari ingenzi? Ibintu byose biraza kuza kudufasha gusobanukirwa, ariko turebye ubu buzima bwa buri munsi bwo guhura n'Imana mu ijambo ryayo bifite uburemere bukomeye. Biraza kudusubiza inyuma kureba amagambo abigize. Harimo ubuzima, harimo bwa buri munsi, harimo guhura n'Imana, bakanaturangira aho ariho mu ijambo ry'Imana. Wenda mvuzeho mu ncamake ngo ubuzima bwa buri munsi bwo guhura n'Imana mu ijambo ryayo, tuvuga ngo kubera iki Bibiliya ivuga iki, kubera iki ari ingenzi. Kugira ngo nze kubihuza neza nka introduction, wenda reka tubanze turebe ubundi Bibiliya yaje ryari. Ese Bibiliya, Imana izana Bibiliya mbere y'uko irema? Oya, Bibiliya Imana yayitangiye impamvu. Tubona umuntu utangira kwandika bwa mbere wanditse itangiriro ni Mose. Yandika ibitabo 5 bibanza. Bivuga ngo Mose wanditse itangiriro. Ese Mose we yaje ryari? Mose yaje hashize igihe kinini cyane, abantu bamaze igihe baba mu isi. Kubera iki Imana yashimye gutanga Bibiliya, ijambo ryayo? Ibi rero biraza kuvuga ngo icyo Imana yatangiye Bibiliya kiraza kuba ariyo mpamvu Bibiliya ari ingenzi, ndetse iraza no kuba ifite ikivuga bitewe n'icyari gihari icyo gihe. Mose ni Umwisiraheli, ariko Mose tubona ahaguruka igihe Abisiraheli bari mu bucakara, bari mu bunyagi muri Egiputa. Noneho mbere y'uko bajya mu bucakara, ndi kubasubiza inyuma, Abisiraheli bavuye ku bana 12 ba Yakobo. Yakobo wavuye hehe? Yakobo mbere y'uko bajya muri Egiputa bajyanywe n'umwana wa Yakobo ariwe bita Yosefu. Ariko mbere Yakobo yahoze atuye i Kanani. Yageze i Kanani ati, turibuka Isaka yabyaye abana 2 aribo Yakobo na Esawu. Hanyuma rero Yakobo tubona ariwe ugenda, Imana ikamuhindura izina ikamwita Isiraheli. Urumva urwo rugendo rwose. Isaka abanzirizwa na Aburahamu, yari yarabuze urubyaro hamaze igihe kinini. Aburahamu nawe tubona abanzirizwa n'indi generasiyo ya ba Nowa yabayeho igihe. Nowa nawe tubona ajya kuza, mbere y'uko aza Nowa haba harabanje kuba Imana ikabona ngo ko abantu ari babi cyane, ikabarimbuza umwuzure igasiga Nowa. Mbere y'uko ijya kurimbuza abantu umwuzure, haba harabanje kubaho generasiyo ya Gahini, hakabaho generasiyo y'undi mugore Imana yahaye, y'undi mwana Imana yahaye Adamu, Seti, akabyara bariya abana bose. So noneho ukabona izi generasiyo zijya kuba, Imana nibwo yari yarabaremye mbere. Urumva rero niba Mose ari we wandika kino gitabo cya Bibiliya, niba ari we ubanza bwa mbere, bivuga ngo Mose aza hashize abantu ubuzima bumaze igihe buri mu isi bigeza. Kubera iki Mose ari we utwandikira Bibiliya? Ibiraza kutwereka Mose nawe ubwe ibi atangira kubyandika yari yaravuye muri kwa Farawo. Yaravuze ngo ngo aho kugira ngo akomeze aguma kwa Farawo, agume mu bintu byo mu isi n'ibindi, ngo kubabazwa azira Yesu n'ubwoko bwe nibyo by'ingenzi. Hanyuma noneho Mose
ikintu tumbona ni uko atangira kwandika iki gitabo igihe atangiye Imana imaze kumuhamagara. Imuhamagaye iki? Imana yari yumvishe ngo kuniha kw'Abisirayeli n'uburetwa bahoramo bwa buri munsi, ngo ibagirire impuhwe ihagurutsa Mose nk'umuntu ugiye kubavana mu buretwa. Uyu munsi yashushanyaga Yesu uzaza gukura abantu mu buretwa. Mose yanditse Bibiliya rero ari mu rugendo rwo gukura abantu mu buretwa bwo kwa Farawo, ngo kugira ngo bajye kuramya Imana mu misozi. Ariko bageze mu misozi, Imana irababwira ije bwa mbere ngo mwitondere ijambo ryanjye, muzambera umuryango, muzambera amaronko, muzambera ubwoko bwera. Ijambo ntibaryubahirize. Bigaragara yuko ntabwo ubucakara bakize bwo muri Egiputa ari bwo bucakara ubundi umuntu afite. Niyo mpamvu Mose yashushanyaga Yesu uzaza gukura abantu mu bucakara barimo, akabashyira mu mudendezo wo kuramya Imana uhoraho utazarangira. Bivuga ngo Mose akazi ke byari ugukura Abisirayeli munsi y'ubucakara akabazana i Kanani mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Hanyuma uyu murimo yari gukoraho kubacungura, akabegereza Imana bagatangira kuramya. Aho niho yandikiye Bibiliya. Bivuga ngo Bibiliya ije yandikwa gute? Irimo kutubwira imirimo y'Imana y'ibintu irimo gukora. Hanyuma ibi rero, ibi nanone birahita bidusubiza inyuma. Ese ubu nibwo Abisirayeli bava muri Egiputa, nibwo koko Bibiliya ibyo itubwira byari bikenewe? Byahoze binahari ariko ntaho byanditse. Gusa Bibiliya iraza kudufasha ingingo nyamukuru n'igisobanuro cy'ingenzi cyo kubasha kumva neza kuki ikenewe, ubundi kubera icyo ari ingenzi. Bibiliya murumva nibwo yandika hari ikibazo cyari gihari rero. Nicyo ngira ngo tubanze turebe. Aje ayandika bava mu bucakara bagiye gucungurwa, bagiye ngo bajye mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Niho yandikiye ibyo byose. Hanyuma niba ariho yandikiye ibyo byose rero, uko gucungurwa, ubundi mbere y'uko avuga ibyo ngo gucungurwa bishushanya Yesu uzacungura abantu, ubundi kuki abacungura? Ese Imana yabaremye bagomba gucungurwa? Bihita bitwereka ko hari ikibazo cyabayeho cyatumye Bibiliya yandikwa kugira ngo ize itangaze iby'Imana yongeye yagaruyeho. Ubwo mu yandi magambo dusubiye imbere rero, tubona Imana ijya kurema, ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, akadomo. Umurongo wa kabiri akatubwira ngo isi ntiyari ifite ishusho, yarimo ubusa, ngo umwijima wagendaga hejuru y'umuhengeri. Ubwo mu yandi magambo, mbere y'uko Imana yaremye akadomo, noneho mbere y'uko itangira kurema ibyo turebesha amaso, mbere y'uko irema ritangira, hari ibintu bibari ku murongo wa kabiri. Ari byo bivuga ngo isi ntiyari ifite ishusho. Isi yariho ubuzima budafite ishusho, isi yariho umwijima, isi yari empty, yari mu busa. Iyi si idafite ishusho, iriho ubusa, iri empty, niyo yatangiye mbere y'uko Imana ihazana ubuzima, irema isi. Hanyuma noneho ikintu tubona ku murongo wa gatatu, Imana iravuga ngo habeho umucyo, nuko umucyo ubaho. Noneho igitangaje ni uko uwo mucyo Imana ivuga ngo ubeho atari uyu mucyo turebesha amaso, kuko uyu turebesha amaso iwurema ku murongo wa 14 ivuga ngo mwisanzure haza ibiva bibiri bitanga umucyo ku isi. Tukibaza uyu mucyo wo izana ku murongo wa gatatu n'uwuhe? Umucyo izana ku murongo wa gatatu ni umucyo uje gukemura ikibazo cy'umwijima, uje gukemura ikibazo cy'ubusa buhari, uje gukemura ikibazo cy'uko nta shusho ihari, kugira ngo nibimara gukemuka Imana ibone kuzajya ivuga irema ibintu byumve. Mu yandi magambo, uyu mucyo niba uje gukemura ibi bintu, uyu mucyo uratangaje. Uyu mucyo tuzi iyo uje umwijima uragenda, ariko noneho ni umucyo ukemura ikibazo cy'ubuzima budafite ishusho, cy'ubuzima burimo ubusa. Uyu mucyo ni iki noneho? Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana aravuga ngo mbere na mbere hahozeho jambo. Kuki yakoresheje mbere na mbere? Ni uko yakoresheje inyito yo mu irema. Mbere na mbere hahozeho jambo, jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana. Nta cyaremwe kitaremwe. nawe urumva ko Yohana ari kwandika avuga itangiriro mu irema, ngo muri yo harimo ubuzima, ubwo buzima bwari umucyo w'abantu. Ibi birahita bitwereka rero ko muri Yesu ubuzima bwarimo bwari umucyo w'abantu. Noneho uyu mucyo w'abantu, ubwo buzima bwa Yesu niyo bwari umucyo w'abantu. Mu itangiriro rero Imana irabanza igahamagara ubuzima bwa Yesu. Sibwo Yesu aremwa kuko yahoranye n'Imana mbere na mbere, ariko Imana ifata ubuzima bwe ikabuzana ahagaragara nk'umucyo, bugahinduka umucyo. Noneho bwaza ahagaragara kugira ngo bukemure ikibazo cy'umwijima, bukemure ikibazo cy'ubuzima bwarimo ubusa, bukemure ikibazo cy'ahantu hatari ishusho.
bivuga ngo buri munsi ahantu hari ubuzima budafite ishusho, ahantu hari ubuzima burimo ubusa, ahantu hari ubuzima burimo umwijima, buri munsi Imana ihazana ubuzima bwa Yesu nk'umucyo, bwita umucyo kugira ngo buje bukemure icyo kibazo. Turabona ubuzima bw'Abisirayeli bari muri Egiputa, aho narimvuze Mose watangiye yandika Bibiliya, ni ubuzima nta shusho bwari bufite, ntibari bazi iyo bava n'iyo bajya, bari munsi y'ubucakara, ntibabashaga kuramya Imana, ubuzima bwabo bwari empty kuko ntibaramyaga, bwari mu mwijima, ibintu nk'ibyo byose. Ariko tugarutse inyuma ho gatoya, nk'uko nari mbiteruye hariya, ni uko tubona Imana yabanje kuzana ubuzima bwa Yesu kugira ngo ikemure kiriya kibazo ibone kurema. Bivuga ngo ibintu byose byaremwe, ariko nyuma y'uko ubuzima bwa Yesu bwahaje. Niyo mpamvu uvuga ko ibintu byose byaremewe muri Yesu, ni uko Imana yabanje kuzana ubuzima bwagaragara kugira ngo ijye ivuga ibintu byumve, ikajya ibwira amazi ngo natandukane hazemo ikirere, ako kanya bigahita byumva, kubera ko hari ubuzima bwa Yesu. Hano hari ubuzima bwa Yesu, Imana iravuga ibintu bikumva. Iyo ubuzima bwa Yesu budahari, nubwo byagenda gute, Imana ntiyavuga ngo aho hantu humve. Nk'uko tumaze kubibona rero, ntabwo Imana yavuga ngo ubwo buzima bubyumve, kubera yuko bisaba ubuzima bwa Yesu, bisaba Yesu ubuzima bwe bwahaje kugira ngo bukemure kiriya. Bivuga ngo nta kindi kintu cyari gukemura ubuzima burimo ubusa, budafite ishusho, burimo umwijima, kereka ubuzima bwa Yesu buhaje. Niyo mpamvu mu ntangira navuze ni ubuzima bwa buri munsi bwo gusabana n'Imana cyangwa guhura n'Imana mu ijambo rye. Ubwo buzima kuki natangije ubuzima? Ndi kubahuriza rero no mu itangiriro, ni uko mbere Imana yahazanye ubuzima bwa Yesu ngo bubanze bukemure kiriya kibazo, ni uko Imana ibone kuvuga ngo ibintu byumve. Murebe, Imana ibwira ubutaka ngo bumoze ibyatsi bikamera ntaho biturutse. Ubundi tuzi ko umuntu ahamagara ikintu afite aho agikuye kikaza gifite aho kivuye. Imana kubera ikomeye, iri no kuvugira mu buzima bwa Yesu, ibintu biri kuyumvira bikaza ntaho biturutse, bigahita bibaho. Ninde wahamagara ikintu ntaho akivanye kikaza kikamwitaba ntaho kivuye? Imana mu mbaraga zayo yatangije ubuzima, aho izajya ivuga ikintu kigahita kiba, bikagenda nk'uko ibishaka, ariko muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yabanje kuzana ubuzima bwa Yesu kuyagiremo ibintu byumve. Ngaho namwe murebe, Imana ibwira ubutaka ngo bumeze ibyatsi, ikabwira amazi ngo ajye hamwe, indege ziyagenda zikaruha, ikabwira ubutaka ngo bujye hamwe ahumutse haboneke, ikabwira ikirere ngo cyuzuremo inyoni, ikabwira amazi ngo yuzuremo amafi. Ariko uzarebe, ihora ibwira ubuzima bwawe ikintu yarasaraye. None itandukaniro riri hehe? Kuki Imana hari ibyo ivuga ikaba yarasaraye, yarabwiye ubutaka bugahita bwumva? Ubwo icyo tubona ni uko mbere yabwiraga ibintu byose, yarabanje izana ubuzima bwa Yesu, ubundi yavuga ibintu bikumva bikagenda nk'uko ishaka. Ariko uyu munsi impamvu bitari kugenda nk'uko ishaka mu muntu, ni uko wasanga mu muntu haragarutse bya bindi byari bihari mbere. Ubuzima bwa Yesu ubwo tuhita twumva, niba ari bwo bwatumaga bishoboka, Imana ivuze, ubwo ni nk'abajya mu buzima bw'umuntu, niho bya bindi bya mbere byimukiye. Ubwo ni nk'aho ubuzima bw'umuntu burimo ubusa, budafite ishusho, bwuzuye umwijima. Noneho ubwo Imana ivuze ntibwakumva, kereka ibanje kuhazana ubuzima bwa Yesu. Hanyuma rero mu cyo nashaka kuvuga cy'ingenzi ni iki? Ni uko Imana imaze kurema ibintu byose yaravuze ngo reka bwa buzima nazanye ahagaragara, none nagiye ndema ibintu ariko mbiremera muri ubu buzima, reka bwo mbufatemo mburememo umuntu. Umuntu yaremwe muri bwa buzima bwa Yesu. Imana yafashe bwa buzima bwa Yesu ibubumbamo umuntu. Niyo mpamvu yavuze ngo umuntu usa natwe, hanyuma ufite ishusho yacu kandi ugenda nkatwe. Mu yandi magambo, yafashe bwa buzima ibubumbamo umuntu, ibubumbamo ikiremwa noneho kimeze nk'ayo, gisa nayo, noneho kigiye gutegeka bya bintu Imana yaremeye muri bwa buzima. Kijye gisa nk'aho gihagarariye Imana, kivuga ibintu, ariko Imana ijya ivuga, noneho cyo gitwara amakuru iki kiremwa ari we muntu, hanyuma abwira ibintu byose bisigaye. Tubona Imana irema ku munsi wa karindwi, ariko umunsi wa karindwi tukabona ni umunsi utarigeze urangira, ntibwigeze bwira ngo buke. Ubwo bivuga iminsi yose yarize burira buracya, ariko tugeze ku munsi wa karindwi ntibwakwira ngo buke. Bivuga ngo niba butarije ngo buke, Imana avuga ngo iruhuka ku munsi wa karindwi. Ni nk'aho uriya munsi yaruhutseho kandi utarigeze bwira ngo buke, igatumira umuntu ngo babaneho. Ni nk'aho ari ikintu cya nyuma Imana yakoze mu irema. Byashushanyaga iki? Imana itangije ubuzima butazarangira,
aho ibutumiyemo umuntu iyoboye kugira ngo bishimirane, umuntu arimo gutegeka ibintu ngo bigende nk'uko Imana ishaka mu isi. Bivuga ngo Imana yashakaga iki ijya kurema? Yazanye ubuzima bwa Yesu ahagaragara, irangije iremeramo ibintu biyumvira kugira ngo ibintu byose ijye ivuga ibyo ishaka bibeho, hanyuma umuntu ari we utuma ijya ivuga ibintu ishaka bibeho muri ubwo buzima. Ngo ni nk'aho Imana itangije ubuzima bwera, kuko ngo yafashe umunsi wa karindwi iraweza umugisha, ubuzima bwera butazarangira Imana ifatanyije n'umuntu, umuntu ayobowe nayo. Ni ubuzima Imana iyoboye bwera butazarangira, aho Imana yishimiranye n'umuntu. Tubona ari bwo buzima Imana itangiza, iyoboye ibereye umwami bw'isabato, ariko twabwita bw'umunezero umuntu afatanyije n'Imana. Rero muri ubwo buzima bwose byaterwaga n'uko hari ikintu, ni ubuzima bufite aho bwaremewe muri Kristo, bwaremewe muri Yesu, hanyuma noneho buyobowe n'Imana, umuntu yishimiranye n'Imana kandi ntibizarangire. Icyo ni igice cya mbere cy'itangiriro navugaga. Hanyuma rero tubona mu gice cya gatatu, Satani araza agashuka umuntu ngo Imana yarakubeshye, izi ko ukoze ibyo yakubujije ukarya kuri iki giti wamera nkayo. Mu yandi magambo, umuntu ikosa ahita akora ni iki? Akora ikosa, ntago ikosa umuntu yakoze ari ukutumvira Imana, ahubwo mwumve ikintu umuntu yashakaga. Satani yaramubwiye ngo uriye kuri iki giti wamera nk'Imana. Mu yandi magambo, ngo umuntu abona ko ari cyiza. Igitumye umuntu akibona nk'aho kimubereye cyiza ni uko cyatuma amera nk'Imana. Bivuga ngo icyaha kimuzamutsemo ni ugusimbura Imana. Bivuga ikibazo umuntu afite ari nacyo twita ko ari cyo cyaha umuntu afite, ni uko yasimbuye Imana mu buzima. Imana yaremye ubuzima iyoboye bwera butazarangira, iryohanywe n'umuntu. Icyaha umuntu yakoze ahita abona yamera nkayo, araza arayisimbura. Ubwo Shitani avuze ngo muzamera nk'Imana, mumenye icyiza n'ikibi. Akantu Shitani abazaniyemo, namwe muzamera nk'Imana, mujye muvuga ngo ibi bibi nibimara kuba mubone ko ari byiza, mwishime bwire buke. Neza urumva, Shitani yashakaga kwereka umuntu nawe yaba Imana, yarangiza akanajya arema, akajya avuga ngo ibi bibeho, bikabaho, akishima bukira bugacya. Icyaha umuntu yakoze ntabwo ari ugusuzugura Imana gusa, ntabwo ari aya makosa dukora gusa. Icyaha gikomeye umuntu afite ni ukuba yaratwaye umwanya w'Imana, agafata ubuzima Imana yaremye akabuyobora nk'aho wagira ngo ni ubwe, niwe wabutangije. Icyaha umuntu yakoze ni icyo ngicyo. Hanyuma aho ngaho rero, mu kuba umuntu ayoboye ubuzima nk'aho ari we wabutangije, niho hava ibyaha bindi, kuko umuntu aba arimo ashaka ibiri buze kumunezeza, ibiri buze kugenda nk'uko abishaka, avuga ngo ibi bibeho, nibibaho abone ko ari byiza bwire buke. Kandi imbere Imana agira ngo umuntu ajye avuga ibintu ko ari byiza kubera ko byanejeje Imana, kuko ariyo yaburemye. Noneho uyu munsi umuntu icyaha yakoze, iyo tuvuze ngo umuntu ni umunyabyaha, si uko afite amakosa menshi atumvira Imana gusa, ahubwo umuntu ni umunyabyaha kuko yafashe ubuzima Imana yaremye, yumva nawe arashaka kuba Imana yabwo. Yayindi ayifata nk'aho nta kivuze ku buzima bwe. Umuntu ayobora ubuzima nk'aho ari we waburemye. Ibyiza n'ibibi akoramo ni iby'inyungu ze, ibibi yirinda ni inyungu ze, ibyiza akora ni inyungu ze. Tuvanyemo n'amakosa umuntu akora, dufate ibyiza. Ibyiza umuntu akora byo abikorera andi. Umuntu ntabwo areba ko ari mubi kuko afite ibibi gusa. Dushyire hasi ibibi, turebe ibyiza. Ibyiza ukora byo bikorera andi. Rero uraza gusanga umuntu abyikorera. Niba ibyiza ukora ubyikorera, niba nta bibi ufite, kuza mu rusengero no gukizwa ntabwo ari ukuvuga yuko nyine ari umuntu waretse ibibi. Ibyiza byo ukora ubikorera andi. Ni umuntu wakiriye ubundi buzima turi burebe, ari nayo mpamvu biri ikenewe. Ikintu rero ndashaka kubereka ni iki. Icyo ndashaka kubereka hano mu ijambo ry'Imana ni uko ubu buzima Imana iyoboye, umuntu yarabwanze, yihitiramo ubwo we yabera Imana akayobora. Avana Imana mu buzima, aba Imana ngo abuyobore. Kuva umunsi umuntu yafashe umwanzuro wo kuba Imana, akayobora ubuzima nk'aho ari we Imana yaburemye, akumva niwe wabutekerereza yabuvanyemo Imana, yahise ahomba bwa buzima Imana yatangije, bwaremewe muri Kristo, bwera butazarangira, bwishimiranye n'Imana, buyobowe nayo. Ubwo yanze kuyoborwa nayo rero, bihise bituma atakaza bwa buzima bumwe butazarangira, bwishimiranye n'Imana, bunezerewe. Nicyo tuvuga rero ngo umuntu yaraguye, yavuye mu buzima bwera butazarangira, bwishimiranye n'Imana, Imana ibuyoboye,
ahitamo nawe kwibera Imana y'ubuzima, nawe kugira ngo atangire ayobore ubuzima bwe nk'aho ari we wagize ibiki waburemye. Nuko rero icyo nicyo cyane, naho havuka ibindi. Ubwo umuntu rero aguye akava muri buriya buzima, bikitwa ko ari cyo cyaha, yiremeye ubundi buzima, aho noneho afite ibyo yita byiza kuko bimunejeje, yiremeye ibyo yanga kuko abona agomba kubyirinda kugira ubuzima bwe bumere gutyo. Imana yikubita hirya, bisa nk'aho nta buzima Imana yashyizeho, aba ari we uhinduka Imana. Niyo mpamvu uyu munsi iyo urebye ibintu byose uba urimo kwibona, ni wowe wibireberamo. Inshuti ugira, ibyo ugira byose ni wowe ubyireberamo. Mbega ibyo umuntu akora byose abufasha, ibintu byose bigiye bitandukanye usanga mu buzima, umuntu niwe uba urimo kureba we iruhande rwe, kandi ubuzima bwagombaga kuba ari Imana bureba. So ikintu rero nshaka kubumvisha hano mu ijambo ry'Imana ni uko ubuzima bwera butazarangira bwishimiranye umuntu yahise abutagihitamo kwiyobora. Bivuga ngo umuntu yabugarukamo ahisemo kureka kwiyobora. Umuntu ntabwo abugarukamo yaretse ibibi, oya gusa, oya, ahubwo urumva icyaha ni iki? Kwihana ni iki? Kwihana ni ukureka kuyobora ubuzima ukabusubiza uwari waburemye. Hanyuma noneho biritubwira iki? Ubwo kuba warabuyoboye hari amafuti wakozemo, Imana yaravuze ko umuntu uzayobora ubuzima, umuntu uzanga gukora ibyo ivuze iyobora azapfa. Bivuga ko umuntu yarafashe inshingano zo kuyobora ubuzima, nubwo yaba ari ibyiza wakozemo gusa, ariko ari we wabyikoreye. Tuvuge ko nta cyaha wakoze, n'ibibi wakoze ari wowe ubyikoreye, kubera ko ubuyoboye ugomba kuzapfa, kuko ntabwo umuntu yari gukora abyikoreye. Bivuga rero Imana yavuze ko uwo muntu azahanwa. Hanyuma rero niba ari uko rero umuntu azahanwa, n'ibyiza yakoze ari we ubyikoreye nabyo bikaba bigaragara ko ari ibyaha, kuko ari we wabyikoreye, atabikoreye Imana yashyizeho ubuzima, kuko ari umuntu ari we ubuyoboye, n'ibyo byiza yakoze nabyo ni bibi. Mu yandi magambo rero noneho birahita bitwereka ngo uyu muntu kuba yarayoboye ubuzima n'ibyiza yakozemo abyikoreye nabyo biramukorifayinga ko agomba kuzapfa, guhanwa n'Imana, kuko ayoboye ubuzima butari ubwe bw'Imana, arayirukana, agomba kuzapfa rero. Hanyuma rero igikomeye nshaka kubereka ni iki? Igikomeye nshaka kubereka muri ibi mvuze ni iki? Uyu muntu rero wayoboye ubuzima n'ibyiza yakoze akabyikorera, Imana yavuze ko azapfa, izamuhana iteka ryose, kubera yuko nyine yayoboye ubuzima butari ubwe. N'ibyiza yakozemo yabyikoreye, kandi Imana byari kuba byiza kuko ari Imana yabyapuruvinze, byayinejeje, ariko ni umuntu binejeje. Ibyo wakoreye muri ubwo buzima ari ibyiza n'ibibi byose udizavinga urupfu. Hanyuma rero ubu buzima umuntu ayoboye akaba adizavinga urupfu nanone. Ubwo buzima bwose rero, ubwo ni nkaho niba umuntu yaravuye muri buriya buzima bwera butazarangira bwishimiranye n'Imana, kuko ayoboye ubuzima akabwirukanamo Imana. Ubwo no kugira ngo agaruke muri buriya buzima, ni uko akosora icyo yari yarakoze kihe cyo kongera gutanga ubuzima, aho kugira ngo ukomeze ubuyobore ari we mwami wabwo, ukabusubiza Imana ngo ibe umwami wabwo, kuko ariyo yari yaburemye. Hanyuma wamara kuyisubiza ngo ibe umwami wabwo kuko ariyo yari yaburemye, yarangiza ikintu ibanza gukora ni ukubanza gukosora ibibi wari wishe utangira kubuyobora. Icyo rero ibibi wari wishe utangira kubuyobora, Imana ikabanza ikabikosora. Niba yari yarakugeneye urupfu igashaka aho urujyana, kuko urayigaruye ngo ibe umwami wawe, Imana igashaka aho urujyana. Ubwo noneho mbega ni ukubuterura, ibyiza n'ibibi wabukoreyemo ukongera ukabuha Imana ngo ibubere umwami. Hanyuma ikintu ivuga yadusezeranyije ni uko ibanza kubukiza ubuzima wabuzanyemo, ubuzima wazanyemo itari yararemye, ikabanza ikabukizamo bw'ibyaha, ikabikuraho, ikabanza ikabukuraho urupfu bwari bwarandikiwe kuko bwiyoboye. Ibyo byose rero uraza, Imana ikabubera umukiza, ibikora uko ibishaka, ibubera umukiza, ikabukiza mu buryo yateguye, ndetse ikanabubera umwami, ikabuyobora. Ubwo nibwo buryo umuntu yongera kugaruka muri bwa buzima bwera butazarangira. Hanyuma rero ikintu nshaka kubumvisha hano muri Bibiliya, kuki Bibiliya ari ingenzi, kuki ikenewe, ni uko Bibiliya itubwira ayo makuru ndi kubabwira. Bibiliya itubwira ubundi Imana yashakaga iki ijya gushyiraho ibi bintu. Ubundi ubuzima ni iki? Bibiliya yavuye ku Mana, ni Imana yayitanze, niyo yabwiye aba bantu bagiye bandika. Ubwo yavuye ku Mana, ikitwereka ko yavuye ku Mana nanone ni uko usanga Mose ibintu yanditse
arapfa. Nyuma haza undi muntu hasize imyaka ibihumbi n'ibihumbi avuga ibisa na bya bindi bivuga ngo hari umuntu uri inyuma uhora ubabwira ibisa. Nibyo bitwereka ko Bibiliya rero kuba abantu baragiye bandika mu binyejana bitandukanye ntababwiye undi, batararikodinze, batabisanga kuri Google, utabisanga mu bitabo bagiye bandika rimwe na rimwe bamwe kuko batari bakabayeho, uhita usanga rero Imana irakomeye niyo ibiri inyuma. Ubwo ari ibiri inyuma rero irimo iratwandikira iki? Buri munsi umuntu iyo yandika aba afite heading y'ikintu ari kwandikaho. Imana nayo sinswa rero, nayo yandika Bibiliya hari heading yarimo itubwira. Ibintu byose bijyanye n'Imana ntiyabyandika ngo birangire. Niyo mpamvu hari Bibiliya avuga ngo ibyanditswe ni ibyacu, ibitaranditswe ni iby'Imana. Bivuga ngo hano handitswemo ibijyanye n'ikintu kimwe runaka, topic Imana yandikaho, ariko hari n'ibindi itanditse byayo ariko ndetse tutazanamenyera muri ubu buzima. Ibyo tuzamenyera muri ubu buzima byose yarabyanditse. Noneho rero kubera iki Bibiliya rero ivuga iki? Icyo kintu ivuga kuntu Imana yari yaremye. Ubwo ndi kubabwira heading ya Bibiliya. Noneho tubanze tuyirebe twumve heading ya Bibiliya. Urumva muri ubwo buzima rero abantu baraguye bari kwiyobora. Reka manze mvuge iyo ntuza, nuko ikintu tubwira umuntu yaraguye ava muri bwa buzima bwera butazarangira, ariyobora. Yiyoboye abaho ubuzima bw'umwaku buri empty, budafite ishusho, burimo umwijima, abari bwabamo bumeze gutyo, kandi buri munsi yo gucirwaho iteka, butanaryoshye. Hanyuma none iherezo ni ukurimbuka. Hanyuma none muri ubwo buzima Imana ihita isezerano nanone mu gice cya 3 ko ngo hari urubyaro rw'umugore ruzamena umutwe, ruzakandagira umutwe w'inzoka. Kandi inzoka tubona atariyo yari yakoze icyaha ubwayo, ahubwo ni shitani yayiciyemo. Ngo ni nk'aho urubyaro rw'umugore ruzaza rumene umutwe wa shitani, ruzaza rumene, rushwanyaguze bya bintu shitani yinjize mu bantu. Kiriya kintu shitani yinjije mu nzoka, inzoka yarangiza ikagishyira mu muntu, cyo kwigomeka ku Mana ugashaka kuba umwami mu cyimbo cyayo. Hari urubyaro rw'umugore ruzaza rukimene. Uriya mutwe w'inzoka bavuga uzameneka, nuko Imana izamena ibi bintu by'imitwe y'inzoka cyangwa shitani yinjije mu muntu. Imana izaza, urwo rubyaro ruzaza rumenagura icyo kintu kiri mu muntu cy'ubuzima bwo gushaka kwiyobora, ukwihindukira umwami, akimene. Niyo mpamvu Yesu tubona aza rero, yarangiza wakumvira Imana. Niba yumviye Imana, yagaragaje yuko we atari Imana y'ubuzima, ahubwo Data niwe Mana y'ubuzima, tayari yagisohoye. Icya kabiri, ajya ku musaraba amena cya kindi cy'abiyoboye, aragihanirwa. Noneho Yesu mu buzima bwe yabayeho yaragisohoye kuko we yumviye Imana. Arangije ajya no mu cyimbo cy'abantu arapfa kugira ngo noneho bagarukire Imana. Ubwo rero bihita biduha heading ya Bibiliya. Birayiduha gute rero? Heading ya Bibiliya bihita biduha nuko ubuzima Imana yashakaga bwaje gutakara bitewe n'uko shitani yabwiye umuntu ngo ayobore ubuzima bwirukane n'Imana. Hanyuma Imana nayo izana Yesu kugira ngo aze kongera kugarura ibintu nk'uko byahoze. Ubwo noneho biratangira iki? Nuko Bibiliya ni iki? Turabona Imana iri gushaka kugarura ibintu byose nk'uko byahoze, ariko binyuze muri Kristo Yesu. Aribyo bizarangira mu byahishuwe haje ijuru rishya n'isi nshya. Dutangirana n'ijuru n'isi nshya, umuntu akagwa akabivamo, yagwa, Imana igapanga kuntu izongera kumugaruramo binyuze muri Kristo Yesu. Ngiki cyo Bibiliya itubwira, nuko Imana igiye kugarura ibintu byose nk'uko byari biri imbere ijya kurema, ariko binyuze muri Kristo Yesu. Aribyo birangira byabaye mu byahishuwe. Ngiyo rero ingingo nyamukuru cyangwa se heading ya Bibiliya. Ni umurimo Imana iri gukora wo kongera kugarura ibintu byose nk'uko yari yabiremye, ubuzima bwera butazarangira bwishimiranye n'Imana kandi ariyo ubuyoboye. Hanyuma ikabigaruraho, ikongera igakuraho ibi bintu byazanywe n'umuntu, ikabikuraho, none ikagarura bwa buzima yari yatangiye, ariko binyuze muri Kristo Yesu. Ngiyo Bibiliya rero, ibyanditswe byose byanditswe bigwa aho ngaho. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwira ko ibyanditswe byose bivuga kuri Kristo, kuko nyine niho Imana yongeye kurivasinga ibyari byazanywe n'umuntu, irongera ibigarura mbere nk'uko yari yabitangije. So igikomeye rero aha ngaha ni uko dusomye mu Baroma igice cya mbere, haravuga Pawulo aba yivuga ngo Pawulo imbata Yesu watoranyije ubutumwa bwiza bw'Imana, ngo buvuga iki? Ngo buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri.
ngo werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana. Ubwo mu yandi magambo ngo biri mu byanditswe byera. Iyo bavuze ibyanditswe byera baba bashaka kuvuga isezerano rya kera ryose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ni nkaho ngo Imana bivuga ubutumwa bwiza ubw'Imana yasezeranyije mu kanwa k'abahanuzi. Mu yandi magambo ibi byanditswe byera byose ni ubutumwa bwiza buvuga kuri Yesu Imana yari yarabwiye abahanuzi kuva mu itangiriro kugeza muri Maraki cyangwa mu byahishuwe. Ni ibintu bivuga ubutumwa bwiza bwo kuri Yesu, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Imana yabwiye abantu binyuza mu bahanuzi. Bivuga ngo Bibiliya yose ivuga kuri Yesu. Imuvugaho iki rero? Ko ari we Imana, muri we niho Imana igiye gucamo ikongera ikagarura ibintu nk'uko byahoze, ari byo birangira mu byahishuwe tubona byabaye. Kandi impamvu bica muri Yesu ni uko ari nawe wari watangiye bijya kuremwa. Bivuga ngo niwe wabigarura aho ngaho. Ubwo rero Bibiliya kuva mu itangiriro kongera tugeze mu byahishuwe dusa nkaho twagarutse uko byahoze, byose ari cyo twita muri paradizo y'Imana yo mu ijuru. Mbere twaratangiriye muri paradizo, urumva ibintu byarazambye, Imana ishaka kongera kubigarura uko byahoze binyuze muri Kristo Yesu. Bivuga ngo Bibiliya yose ni ivuga kuri Yesu. Impamvu ikenewe tugomba kuyikunda no kuyijyamo nuko irimo ubuzima dukeneye. Umuntu akeneye Yesu ngo abeho. Twabonye ko Yesu Imana yabanje guhamagara ubuzima bwa Yesu ngo buze ahagaragara kugira ngo bukemure ikibazo cy'umwijima, bukemure ikibazo cy'ubuzima budafite ishusho, bukemure ikibazo cy'ubuzima burimo ubusa. Rero umuntu ari mu isi irimo ubusa, ari mu isi irimo umwijima, ari mu isi y'ubuzima budafite ishusho. Niyo mpamvu ubu buzima bwa Yesu Imana yazanye nk'umucyo, uyu muntu arabukeneye buri munsi. Nicyo kintu cyonyine akeneye ngo abeho, mu mpamvu Imana yari yamuremeye. So niba rero Bibiliya ivuga Yesu, ahandi nabereka ni muri Luka tubona Yesu ngo abantu barimo bajya mu kirori cyitwa Emawusi, hanyuma Yesu araza agendana nawe, yumva ibyo bavuga. Baravuga ngo yarapfuye ngo kandi yari kumwami. Arabacyata, ntimuzi ko ibyanditswe kuri we byagombaga gusohora, ngo ko agomba kubabazwa ku munsi wa gatatu akazuka agashyirwa mu bwiza bwe. Arangije ngo atangirira kuri Mose, ubwo yatangiriye mu itangiriro, ngo no ku bahanuzi no muri Zaburi, ngo abasobanurira ko byari byaravuzwe kuri we. Ubwo ikintu duhita twumvamo hano ni iki? Ni uko Yesu yabatangiriye abereka muri Mose, Zaburi n'abahanuzi. Iyo tuvuze Mose ni biriya bitabo 5, iyo tuvuze Zaburi ni bino bitabo byose, Zaburi, indirimbo za Salomo, za Nehemiya, biriya byose niko Bibiliya yabaga ikarashijemo ibice 3, n'abahanuzi, abahanuzi bato n'abanini. Rero tuhita tubona muri ibi bintu byose 3 Imana ihita Yesu yisobanura ko ari we byavugagaho. Ubwo niba ari we bivugaho, nta kabuza rero Bibiliya igaragaza ukuntu Imana yaje gusubiza ibintu nk'uko byahoze ku murongo, ariko binyuze muri Kristo Yesu, kuko ni nawe ubuzima bwatangiriyeho. Haleluya. Rero icyo turimo kureba hano ni uko Yesu, Bibiliya ivuga kuntu Yesu yaje gucungura, ivuga inkuru y'agakiza. Ese ko Imana yatangije ubuzima umuntu akabuvamo, ni uwuhe mugambi? Iduhishurira umugambi Imana ifite wo kongera kugarura umuntu mu buzima bw'Imana. Ubwo Bibiliya itwereka umugambi Imana ifite wo kongera kugarura umuntu mu buzima bw'Imana, ari wo kumunyuza muri Kristo Yesu no kunyuzamo ibintu byose. So nk'uko tubibonye rero Bibiliya ivuga umugambi Imana ifite wo kongera kugarura ibintu nk'uko byahoze, gushyira umuntu mu mugambi wayo uko byahoze binyuze muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Yesu yaberetse ko byose byavugaga kuri we. Ubwo nk'uko mubibona rero ibyanditswe byose byapointingaga kuri Yesu, kuko binyuze muri Yesu niho Imana izongera kugarurira abantu, izongera ibagarure mu buzima buriya bwayo bwa mbere nk'uko bwari bwarahoze. Bivuga ngo Bibiliya ivuga kuri Yesu. Bibiliya ni Yesu, itwereka umugambi w'Imana wo kongera kugarura ibintu mu mugambi wayo binyuze muri Kristo Yesu, bikagaruka uko byahoze. Bivuga ngo umuntu wahishuriwe uyu mugambi aba yagarutse uko ibintu byahoze, aba yagarukanye ubuzima bwera butazarangira bwishimiranye n'Imana. Ngarutse rero, ubwo tumaze kubona Bibiliya, kuki Bibiliya ari ingenzi, kubera iki ikenewe? Ikenewe kuko irimo ubuzima ukeneye. Niba yaranditse kuri Yesu, itwereka Yesu nk'umugambi Imana ifite wo kugarura ibintu byose munsi y'ubuyobozi bwayo, ibintu byose. Ubwo biritwereka Yesu nk'umugambi Imana ifite wo kugarura ibintu munsi y'ubuyobozi bwayo. Ubwo rero niba Bibiliya ivuga icyo kintu, irakenewe kuko nicyo kintu ukeneye gusa.
Haleluya. Niba ikeneye kuko aricyo kintu ukeneye gusa, rero Bibiliya irahindukira ikongera ikanatubwiramo ibindi bintu bigiye bitandukanye. So ngayo rero overview ya Bibiliya. Noneho rero reka turebe, reka nigarukire ahandi. Umuntu amaze gutakaza buriya buzima yiyoboye, Imana yavuze ko igomba kumurimbura. Ubwo Bibiliya irimo izo ingero, ni ibintu birimo kugaragaza ukuntu umuntu yavuye munsi y'Imana, y'ubuyobozi bw'Imana, Imana ije kumucungura, nuko umuntu yageze munsi yo kuyoborwa n'Imana. Nureba Bibiliya urabona Bibiliya igizwe wagira ngo ni ama episode, ni ibintu bimeze nk'ama episode ku bantu barebye filime. Episode nyine, episode zimeze gutya, iraza Bibiliya ikavuga ikintu, inkuru iravugwa ikarangiza, hakaza indi yenda gusa nayo iri mu bundi buryo nayo ikarangira, ariko ukabona byose biragenda bivuga. Mbega Bibiliya igiye irimo inkuru zigiye zivuga ukuntu ibintu byose bizagenda. Tugiye mu nkuru y'Abisiraheli bajya mu bucakara muri Egiputa, bigaragaza ukuntu umuntu yavuye munsi y'ubuyobozi bw'Imana ajya munsi y'ubucakara bwa Farawo, bigaragaza ukuntu umuntu ari munsi y'ubucakara bwa Satani n'ubuzima ayoboye. Hanyuma bahuriramo n'uburetwa, ubwo buzima bw'uburetwa umuntu arimo yatayobowe n'Imana. Hanyuma haza Mose ngo aze acungure abantu, abavane mu buretwa bajye kuramya Imana, bishushanya ukuntu Yesu azaza akavana abantu mu bucakara bakajya kuramya Imana. Bikarangiza tubona bageze i Kanani bari kuramya, ariko nanone hagatangira ikindi gika aho tubona bayisuzugura, kwigomeka biragarutse. Hanyuma bakajya mu bunyage nko muri wenda Babuloni, hanyuma Imana ikaza ikabakurayo ikoresheje undi muntu, hanyuma bakasubira i Kanani bakaramya Imana. Tubona izo ngingo, ibyo bintu byose Imana ikoresha historia y'Abisirayeli ngo itwereke ubundi overview y'uko ibyo bintu umugambi wayo umeze. Ari byo tubona rero biramburwa kuva mu itangira kuza mu byahishuwe, Imana iri kubitwereka. So icyo tubona rero Bibiliya irimo Bibiliya ivuga ni Yesu nk'ubuzima, Imana nk'umugambi Imana ifite wo kugarura ibintu byose munsi y'ubuyobozi bwayo bwera, umuntu yishimiranye nayo, ubuzima butazarangira. Hanyuma rero Bibiliya irakenewe cyane kuko nicyo kintu buri wese wo mu isi akeneye, kuko ikintu cyose cyavuye munsi y'umugambi w'Imana kigomba kongera kuwugarukamo. Ubwo buzima bwera butazarangira rero uyu muntu ubuyoboye, umuntu wabuvuyemo akaba yaragiye mu buzima ayoboye, ari munsi y'umujinya w'Imana. So turebyeho gato kuri uwo mugambi kugira ngo bitwumvishe, ese ko birivuga Yesu nk'umugambi Imana ifite wo kugarura abantu munsi y'ubuzima bwayo, ese iyi Bibiliya ikivuga ubundi wamaze guhura nacyo? Uyu munsi rero iyo utarahura nacyo, utumva ikiri muri Bibiliya, nta n'impamvu wumva uyikunze. So ubwo rero niho tuzareba mu gika cya kabiri tureba niba uyikunze ubigenza uti. Ariko none ndashaka kubabwira, none ivuga iki? Ni izihe nkuru nkeya yatuhaye ukuntu Imana izabigarura? So umuntu rero uri mu buzima ayoboye, twabonye kugira ngo abuvemo ni uko abusubiza Imana, kuko yavuye mu buzima bwera butazarangira, yahisemo kwirukana Imana arabuyobora. Ko kugira ngo yongere asubire muri buriya buzima bwera butazarangira, ni uko aterura ubuzima bwe akabusubiza Imana, Imana ikabugarukana, nuko nawe akagaruka hariya. Ariko ikibazo gihari, uyu muntu yakoreyemo amafuti, kandi Imana ntikiranirwa igomba kuyahana. None byagenda gute rero? Rero Yesu impamvu ari waje kugarura ibintu byose nk'uko byahoze, ni uko ari waje gukemura icyo kintu cyabayemo. Ubwo niba wafashe ikintu cy'umuntu ukagira ibyo uhomba, utegetswe kukigarura. Wenda tuvuge wafashe telefoni y'umuntu, hanyuma noneho ufashe telefoni y'umuntu bamuhamagaye baramubura, ugomba kuyigarura kuya nibamuhamagara bamubone. Ubwo noneho waba ukemuye ikibazo cy'uko bamuhamagaye bamubona. Impamvu bari bamubuze ni uko wamutwariye telefoni. Kugira ngo ukemure be kumubura, ni uko wayimugaruza. Ibyo biroroshye. Natwe rero twayoboye ubuzima, duhita duhomba bwa buzima bwera butazarangira. Ubwo kugira tubusubirane, ni uko ubuzima twabugaruza Imana. Ariko noneho hajemo ikibazo muri ubu buzima, ntitwabuyoboye gusa, twaranabwangije. Tubusubije Imana ntibwaba ari bwa bundi. None kandi ubwo kuri rwa rugero rwa telefone nari mvuze, none telefone wayifasha urayica, ubwo uyigaruye kuri nyirayo nta nubwo yabasha kwitaba. Ubwo ugomba kubanza ugakosora ikibazo. Niyo impamvu binyura muri Yesu, ni uko Yesu ari we wakosoye iki kibazo rero cyari kirimo. Umuntu yavuze ko kuba yarabuyoboye agakora ibyiza ari byikoreye cyangwa ibibazarimbuka, Yesu niwe waje akosora icyo kibazo kugira ngo ubashe kubutanga, ubuhe Imana ibuyobore, bishoboke bikunde. Yabigenje ate rero? Yesu yaje mu isi yitwara neza, ntiyakora icyaha.
Amaze kwitwara neza ntiyakora icyaha, araza abaho munsi yo kuyoborwa n'Imana no gutegekwa nayo muri ubwo buzima bwera butazarangira. Amaze kubaho gutyo muri ubwo buzima bwera butazarangira bwumvira Imana, abarimbuye cya kindi Shitani yadushyizemo cyo kwigomeka no kwiyobora. Niyo mpamvu atwereka ko buri munsi ntacyo akora atakibonanye Data. Hanyuma ibyo bitweretse ko ntacyo akora atakibonanye Data, abashenye kimwe kiyubatse mu muntu cyo kuyobora ubuzima. Abirangije ibyo kuko ari we wabibashije kubikora. Abikoze rero bigaragara ko niwe muntu utaragize icyaha na kimwe mu isi, kandi yageragejwe mu buryo bwose. Imana ibibonye rero, ibiramubonye, ihita ako kanya rero imuhereza bwa buzima. Iravuga iti wowe nkuhembye ijuru kubera ubuzima witwaye neza. Ibwira umwana wayo nkuhembye ijuru, n'ikimenyimenyi birahamijwe n'umuzuko wawe, nkuhaye ijuru. Ubwo rero Yesu yitwaye neza, yumvira Imana, Imana imuhemba ijuru. Icya kabiri, Yesu nta cyaha yakoze, yari afite ubuzima Imana itabonamo ikosa. Yesu rero ubuzima yabayeho bwumvira Imana, bw'inshuti y'Imana, bwera budafite ikosa kandi bwahawe ijuru. Yesu ababayeho mu isi gutyo. Igihe kigeze Imana iti ugomba gupfa uzira ibyaha by'abantu. Mu Bakolosayi 1:2-13 aravuga ngo Imana yaduhinduye bazima nk'uko twahoze, imaze kutubara ibyaha byacu byose, ihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, irudukuzaho kurubamba ku musaraba. Wajya kureba bavuga ko ari urwandiko rwacu rwaturegaga rwabambwe ku musaraba, ariko twe tuzi ko ku musaraba habambwe Yesu. Bivuga ngo Yesu yabambwe ari urwandiko rw'ibyaha byacu. Yesu yabambwe yitwa ko ari ibyaha twakoze. Ubwo mu yandi magambo, Imana ihita Yesu abambwa yitwa ko ari twebwe. Bwa buzima twayoboye, bwa bundi ko twabuyoboye kose, Imana yise Yesu nk'ari we wari buyoboye, akoramo ya mafuti yose. Ako kanya kuko rero Yesu yishyizeho ibyaha by'abantu byitwa ko ari we wayoboye ubuzima, agakoramo ya mafuti yose, Imana yise imuhereza igihembo yageneye abantu bayoboye ubuzima, ihita igisuka kuri Yesu. Yesu arangije arapfa. Yesu ahabwa igihano cy'abantu bayoboye ubuzima kuko yishyizeho ubuzima ko ari we wabuyoboye kandi agakoramo ya mafuti yose. Yesu arangije arapfa, nuko birarangiye. Ariko ntiyapfuye gusa, ku munsi wa gatatu yarazutse. Amaze kuzuka byagenze gute? Aza rero kuri ba bantu bayoboye ubuzima akababwira ngo ninjye Imana yohereje nko kugira ngo nongere ngarure ibintu byose mu mugambi w'Imana. None nkuzaniye impano zatuma ugaruka mu mugambi w'Imana. Imana iragukunda, irashaka kugusubiza bwa buzima watakaje bwera butazarangira buyobowe nayo. None rero ndakubwira, dore impano mfite. Ngewe nitwaye neza, mfite ubuzima bwera, mfite ubuzima butazarangira bwera. Ikindi, bwumviye Imana kandi Imana yampembye ijuru iteka ryose. None ndabukuzaniye. Nkuzaniye ubuzima bwera butarimo icyaha, buyobowe n'Imana kandi bwahawe ijuru, bivuga ngo butazarangira. Ni nk'aho Yesu atuzanira yabayeho bwa buzima twatakaje, iyo azutse nibwo atuzanira nk'impano, kaza kuba uduhera ubuntu. Nkuzaniye ubuzima bwera butigeze bukora icyaha, bukiranuka. Ikindi, buyobowe n'Imana, bwayobowe n'Imana. Ikindi, bwahawe ijuru. Hanyuma yabuguha kugira ngo bugarukemo, bigusaba ko ufata ubuzima wari uyoboye ukongera ukabuhereza Imana. Ubwo iyo ufashe bwa buzima wari uyoboye ukabuhereza Imana, Yesu ahita aguha kiriya. None yaguha kiriya, wibuka ufite ikibazo cyo kuba warayoboye ubuzima kandi warandikiwe gupfa. Ahita agusaba ati rero mpereza ubwo buzima wayoboye, wakoreyemo ibyaha, ibibi n'ibyiza, ariko ari wowe ubyikoreye, bumpereze hano. Waba umuhereza agahita avuga ngo nuko rero wari warabiciwe ko buzahanishwa urupfu rw'iteka, urwo narwishyizeho. Bivuga ngo Yesu afata bwa buzima bwo kwiyobora twakoreyemo, agahinduka byo ko ari wiyoboye, ko ari wakoze muri byaha, akabyishyiraho, yarangizaga agahanishwa cya gihano cyacu. Iyo atujeho rero aravuga ngo nuko rero ibyo mubime n'ibyanjye, mumpe ubuzima bwiyoboye. Ubwo uvuga utuhereye umunsi ndetse kwiyobora mbihaye Yesu. Hanyuma iyo ubimuhaye n'amafuti y'ibyo wakoreyemo byose wiyoboye arabitwara, yabitwara agahura n'igihano cy'urupfu. Bivuga ngo Yesu akuzanira impano agusaba ikintu kimwe, muhereza ubuzima bwiyoboye n'ibyaha biburimo n'urupfu byagenewe ari bubitwara, agusubize bwa buzima. Naho rero agakiza kagahita kaba ingurane. Uzanira Yesu bya bindi wakoze bibi, bw'ubuzima bwiyoboye n'urupfu wari ufite rwo kurimbuka.
Yesu yarangiza nawe akaguhereza bwa buzima bwe bwera buyobowe n'Imana kandi bwahawe ijuru. Noneho Imana ikakwita ko wera kubera ko Yesu yaguhaye kwera kwe yakoreye. Imana ikakwita ko ufite ijuru kuko Yesu yaguhaye iryo yakoreye. Imana ikakwita inshuti yayo kuko Yesu aguhaye ko yari inshuti yayo. Hanyuma Imana ntikubareho ibyaha kuko yabyimuriye kuri Yesu. Imana ntibone ko ubuzima, ikavuga ko ubuzima bwawe ibuyoboye kuko ubuzima bwawe wari ubuyoboye wabujyanye kuri Yesu yabwishe. Hanyuma Imana ikavuga ko ufite ijuru kubera yuko ari Yesu wariguhaye. Nuko rero Imana yabikoze. Hanyuma Bibiliya rero itubwira mu buryo burambuye kuntu ibyo bintu bimeze. Niki tubwira? Irakenewe kubera yuko niyo ishobora kongera gutuma wongera guhura n'Imana. Bene data rero ndababwira muri uyu mugoroba kugira ngo buri muntu wese uri aha ngaha, ushobora kuba uri mu rusengero ukijijwe, uri umuyobozi ukomeye cyangwa uri pasiteri turi kuvugana nona. Ikintu nkwingingira neza rero ni iki ngiki. Ni uko ubuzima, kuba uri umunyabyaha si ukuvuga yuko kuba ukijijwe ntibivuze ngo nuko wirinze ibibi. Ahubwo mwumve, umuntu ni umunyabyaha kuko ayoboye ubuzima. Ushobora kuba pasiteri ubuyoboye, ushobora gukora ibiki ari wowe ubuyoboye. None ndavugana nawe muri aya masaha, icyo Bibiliya itubwira ni ingenzi. Yesu yaraje kugira ngo yongere atume ubwo buzima bwawe bugarukana icyo bwatakaje, ubuzima buyobowe n'Imana bwera butazarangira. None rero uyu munsi aragusaba, ese igihe umaze ubuyoboye ntiwabumuha ukamuhereza ubuzima bwawe bwose akabuyobora? Icyo agushakaho ni iki rero? Muhereza ubwo buzima uyoboye, arahita abutwarana n'ibyaha byakorewemo, abutwarane n'igihano wari waragenewe cyo kuzarimbuka. Ibyo ni byo duha Yesu akabishyira mu mubiri we. Hanyuma tukamwakira nka Yesu wazutse, yarangiza akaduhereza ubuzima bwe bwera bw'inshuti y'Imana buyobowe nayo bwahawe ijuru. Tukazajya mu ijuru kuko Yesu yarikoreye akariduha, tukitwa intungane kuko yaduhaye kwera kwe. Hanyuma tugatsinda ibyaha kuko ubuzima bwiyoboye twabuhaye Yesu. N'ibindi bizaza tuzajya tubibwira ngo mujye mu mubiri wa Yesu, niho twabyimuriye. Njye sinkibikora kuko sinjye uyoboye ubuzima. Ubwo mfite buyobowe nande? Ubwo mfite buyobowe na Yesu. Hanyuma ibyo ukabyohereza hahandi washyize umuntu wari wiyoboye ariho mu mva ya Yesu. Murakoze rero. Bibiliya irakenewe kubera ko itubwira ayo makuru yose, ikatwereka n'inzira y'uburyo twasabana n'Imana, ikatwereka n'uburyo twahuza n'Imana. Bene data rero, Bibiliya irakenewe. Ndavugana n'umuntu wese uyu munsi ufata umwanya wawe. Ese urumva wafata ubuzima bwawe niba gukizwa ari ibyo ngibyo? Si uko ubibwira abantu benshi. Iyo bavuze ngo niwatuza akantu kawe ko Yesu ari umwami, ni ukuvuga ngo nufata ubuzima bwawe ukongera kuwumuha ko ari we mwami, aragusubiza muri bwa buzima yari yararemye bwera butazarangira bwe busabanye n'Imana bufite ijuru butarimo ikosa. Abikora amaze gutwara ubwo bwawe. Muha ubwo wari uyoboye n'amakosa arimo na bwa bwawe bw'uko uzarimbuka bitware, nuko aguhe buriya bw'umuzuko. None utangirana ubuzima bwo gusabana, bwo guhura n'Imana buri munsi mu ijambo ryayo. Impamvu nakoresha ubuzima bwo guhura na Yesu n'Imana na Yesu mu ijambo ry'Imana, ni uko ari ubuzima Yesu aguha kugira ngo ujye uhura n'Imana noneho buri munsi. Ubwo rero ubwo buzima naho buva, hereza Yesu ibyo by'uko wari ubuyoboye, n'uko wumva ucirwaho iteka, n'ubwo bwoba bwo kuzarimbuka, n'ibyo byose n'amakosa n'ibyaha byakunaniye, bihe Yesu abishyire mu mva ye, wakire iriya mpano y'ubuzima bwe bwera butazarangira bwahawe ijuru, uzarijyemo kuko Yesu ariguhaye. Hanyuma utangirane ubuzima bwa buri munsi bwo gusabana n'Imana noneho mu ijambo ryayo. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane.